Let's get it. Let me tell you story y'izina ndi rapper wakatiye hit ya Hena. Mu barapa nge sindi magazi naciwe nka caguha gusa ndakazi Rutwe yahize ubusora araheba ibi byaje finali yo kwitwa inyegera mfite gora abafera bafera mu cyumba kapera ndi nka makavela tala yanjye yari isangirende niruka ku byanjye cinjwa kutagira ubwenge umunsi wanutse udasuze ibwo uzamenya cy'ibintu bikaze umva utuje sinabaze zenge izo lenge nizamfata nanjye aho kubidage mbakuba mu bwenge ndacyari school boy narose kuba umusitari sinarose kuzanywa ibitabi ubwo mbona sariwe n'abari muri Kigali akanka Katari ndacyari school boy narose kuba umusitari sinarose kuzanywa ibitabi mvugira abapeti barara rigori ni Agaboy da uno kabisa baba ojisi baba tonari inshuti sanga nyine Gisenyi iri hasi nyine sanga nyine mbega ikintu bita talent nziyuka ari wabo wa talent ariko hagira barakibagiwe I feel my choice y'imihanda biranyita boss kubera ama dream sinkiri kwisi nasanze abagome bibera kwisi ngabisi ni babaya niyo mpamvu mu maso nahindutse mubaya zana bragging agukaya am big nigana bucucu yitayaga ndazira kudatanga giti cyangwa nkomene bacomeke diki na TV yankina yisoya talent yanjye irabura dala izacu bazumva mwibanga bitsimvye nk'abari kujya kantu kuri TV ni basicuranga ngo nuko tudafite ibintu wapferesheje iyo kananga ngo nuko murara musunda twamajoro turara duhiga nahinga gari zirara zitwika sinaharutse umutima namenye yuko ibitaraka bitazima gusa make bibona isoko niwajyani wabyibwanyoko je nakuye pasura ku bwongo uyu munsi kumvuna umugongo mwaciye intege ni mwaciye amaboko ngo mirongo mba ndi ku mubago izi fasi ni nawo mutungo abahetasi muri mu byago iyo byansi ngombwa nkusale ni ari tara singombwa nkubaye I feel my choice. Yes, greetings, ladies and gentlemen. Allow me to welcome Mr. Jagaboy. Da uno kabisa yohane umuhungu wanyu mtoto wa Rubavu alaye mwari mukumbuye mwari mwarabuze today nyine line now bonagaragaye kabisa mu gace nyine wallahi. Yaga nishimiye ko nyuma y'igihe kinini twifuza kuza gukorana ikiganiro bigenda byanga birangiye tubikoze. Yes, final jara bikoze kabisa. So feel at home tugiye kuganira kandi niziye ko tuze kujyana ikiganiro cyiza. So ikibazo cya mbere twihuta n'akundi gutinda umuntu ukibona wenda show yawe kuri kamera za Gerald Kells ashobora kubaza ngo Yagaboy ni umuntu ki akora iki niba ari n'umuhanzi se aririmba slash ni trap hip hop R&B ni reggae ni gakondo ni umupoetry akora iki nyine ushobora kutwibwira mu buryo bwa gihanzi. Agaboy wenyine ushobora kumusanga mu ngeri zose nyine bitewe nuko ja nyine yamugize ukuntu yashakaga. Agaboy nyine ni umuhanzi akaba n'umuririmbyi gusa right now tugiye kwinjira muri hip hop nyine hanze nkohereze ku Gicumbi bitewe nuko Igisenyi yacu turayemera na rap yacu tugomba kuyikomeraho nk'umuco to. Yes. Let's get it. Let's get it. Let me tell you story y'izina ndi rapper wakatiye hit ya Hena. Mu barapa nge sindi magazi naciwe nka caguha gusa ndakazi Rutwe yahize ubusora araheba ibi byaje finali yo kwitwa inyegera mfite gora abafera bafera mu cyumba kapera ndi nka makavela tala yanjye yari isangirende niruka ku byanjye cinjwa kutagira ubwenge umunsi wanutse udasuze ibwo uzamenya cy'ibintu bikaze umva utuje sinabaze zenge izo lenge nizamfata nanjye aho kubidage mbakuba mu bwenge ndacyari school boy narose kuba umusitari sinarose kuzanywa ibitabi ubwo mbona sariwe n'abari muri Kigali akanka Katari ndacyari school boy narose kuba umusitari sinarose kuzanywa ibitabi mvugira abapeti barara rigori ni Agaboy da uno kabisa baba ojisi baba umwana w'umwirabura wallahi umwana w'umwirabura gunze vasi zawe kabisa buriya mukaro ugigerageza kumva umuraperi abatandukanye n'abandi bahanzi bose umuraperi abatandukanye bro ubundi niyo mpamvu avuga ngo abaraperi bari abasizi ko nkivuze ngo uvugira abapeti barara rigor hari message ushatse gutanga ntabwo babikwiye ko umwana kurira ku muhanda nagarano heza umwana akwiye kuba ari umwana akwiye kuba ari mu rugo ari mu muryango nk'ibyo ngibyo. So Yaga man nishimiye ko kwakira
hanyuma nanjye ndabyishimiye ya kukubona umwe mu bantu bari live. baduhuje Yes. ni Haki the Dancer, sibyo? Haki the Dancer uriya ni chef mukuru kabisa. Ya ni umuji ufite NGO ya Fresh, arabyina, ari mu babyinnyi bakomeye mu Rwanda, ariko wenda ntabwo ari fame cyane, gusa akora ibikorwa birenze, ahagarara igihugu. Niyo wambye arambye ati hari umujene wanjye uba muri NGO yacu bita Incredible Kids Academy. Arambwira ati rero umunega yitwa Yaga, musaba ama link nawe tuzana birangiye amaye na contact ze turavugana. Shamana byarangiye nyine nkunze indirimbo zawe. Hari indirimbo nakunze nubwo ntibuka izina ryayo, turi buze gupininga muri comment kugira ngo abantu baze kuva hano bahite bajya kuyireba, bakomeze bakore subscription kuri channel yawe, ukomeze uzamuke, ubone motivation yo gukomeza gukora. Bajye no muri comment bakubwira twende izi verse zadukomye, iyi verse twugukina gutya, komeza ukore. Ibyo byose bikomeza guhereza umuhanzi courage yo gukomeza gukora. Yaga mu buzima busanzwe umuziki wawe ukorera he? Umuziki wanjye ukorera n'ubundi naha Igisenyi, niho usanga nibereye. Mu buzima busanzwe badi Igisenyi kabisa. Ukorana n'uyu mu producer ko Igisenyi tuta producer benshi bakora imiziki. Waba ufite umu producer wawe cyangwa wowe n'ubundi ujya muri aba producer tuzi? Ukorera he music yawe? Nkorera music Igisenyi, usanga aba producer benshi duhuza bitewe n'ukuntu na style ngiye gukora deja, kuko ntabwo twahuza muri rap usanzwe muri afrobeat n'ubundi bitamfata style nyine nkareba umu producer uri kubikora. Okay. Muri Incredible Kids Academy baba gusapotinga cyangwa urihiringa nyine nk'undi muhasla wese ufite ikintu yumva kimurimo avuga ati ngomba kubikora, wenda one day bizabyara amafaranga? Muri Incredible Kids bajya bamfasha, ariko nyine ntabwo ari ibintu biba birenze, nuko mfasha dufashanya, kuko bari abona arabakunze, ni nka family mbamo. Iyo byakunze baramfasha, nabona byanze nyine nanjye ntabwo nabatoteza, ndabyumva nk'umwana mu rugo. Bitanihiringa bya hasi nyine z'abaraperi. Yaga ufite indirimbo zingahe kugeza none tuvugana ziri hanze? Indirimbo mfite ubu ngubu ziri hanze zigiye kugera muri 11. 11? Ni nyinshi? Ni nyinshi kabisa. Umaze igihe kabisa umusa. Wapi, ahubwo ni kwa gukunda ibintu cyane, kumwe ubikora ubikunze nyine, ukaba wanarusha nyine n'aba bantu wabisanzemo umuvuduko nyine bitewe n'ukuntu ubikunda cyane. Ufite indirimbo 11, indirimbo ya mbere ikoze ryari? Indirimbo ya mbere nayikoze 2019. Okay. Donc ntabwo uri muri ba bapeti bo muri za covid? Uri umuzamarike. N'ubuzamarike kandi nabwo buri iyo ndirimbo nkubwiye ni ya mbere, yari indirimbo twagiye dukora zarimanganye. Ahandi indirimbo yitwaraga kuri flash utaramenya YouTube. Wese buriya mukari yakubwiye ngo indirimbo ya mbere nayikoze wenda 2019. Iyo niyo aba yumva wenda ko yaha abantu cyangwa se yabashije gusohoka. Haba hari nyinshi zagiye ziri mu studio, haba hari nyinshi yakoze nizisohoke, cyangwa se ukazikora ariko kumva standard zari ziriho ntabwo zimeze fresh wakuti, reka wenda izi mbe nzishyize mu kabati mumezanye n'izindi, sibyo? Naye ni gutyo biba bimeze kabisa. Yaga inspiration yo gukora umuziki ubundi wayikuye kuri inde cyangwa ninde uko inspira kugira ngo uko ukora uri umuhanzi ukora indirimbo nyinshi zitandukanye ama style? Nabaye bahanzi baguha motivation ukora inspiration yo gukora ku buryo usanga ukora indirimbo nyinshi zitandukanye? Umuhanzi wa mbere unkubita inspiration yanaganje umuhanzi bita Diamond Platnumz. Platnumz buriya nkubita narazivanga kujya mu matara bakajya mu afrobeat R&B Boros arakubita. N'abarema bose ukuntu babikora nyine usanga ni babajene bazanye nyine revolution mu muziki nyafrika nyine, ugasanga nyine aharanira gakondo yiwe buriya umuntu niwe nemera nyine, aho kuba umusani wakora style imwe nyine biba bimeze nyine, sinzi ukuntu biba bimeze, buri wese aba afite talent, ariko iyo uri multi talented n'ubundi ugomba kubikora byose of course. Hanyuma uvuze ko ukunda abahanzi, ariko urumva ko hafi ya bose uvuze mentioning abanyafrika, bigaragara ko wenda nawe ushobora kuri proud ya Africa, cyangwa se wumva ko tugomba kuguma ku bintu byacu nk'aba black. None se Yaga wowe
uretse ko wenda hip hop hari abantu bajya bavuga wenda ko nayo ifite ahantu ihurira n'umuco nyarwanda byo kwivuga, kwivuga ngo ndi yaga, ndi ndakaga, ndi inkuba, ndi inkubaganyi, ndi inkubisi, ibintu nk'ibyo urumva uba wivuga n'ubundi biba bifite ahantu bihurira na Afurika, ntabwo biba biri kure cyane, ni gakondo yacu kabisa. Ushobora kureba kabisa. inzu nka convention center ukureba uburyo imeze, iyo urebye ubona ntabwo itandukanye na za nzu za kera. Ni revolution gusa baba barashyizemo, cyangwa ukabona nk'agaseke ari ku biro by'akarere ka Kicukiro ka Gasabo. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ibintu ntabwo biba bitandukanye cyane, aba ari ibyacu, niyo mpamvu ari ibyacu nk'abanyafurika. Yaga hanyuma nk'abahanzi wenda muri Gisenyi bari muri hip hop bakuru wenda bagutanze muri kariyere, uba wumva babikora neza, ni nk'abandi wenda nk'amazina nk'atatu y'abantu babikora. Icyasaba nkoma ari abantu bakina, bitavuze yuko nyine tubona uko afite inuza nyine talent. Nanjye icyo mbikubarije nuko nk'ushobora kutubwira ukatubwira ati hari umuhanzi ufite talent wenda runaka, n'umuhanzi wenda ariko ntagazwe, ariko umuhanga cyane, wenda tukaba twamushaka tukumva nyine ibyo yatubwiye, tukakumva ari byo, wenda tukaba tumweretse abantu nyine, wenda akabona n'umuntu ushobora kumusapotinga. Uyu muhanzi nkoma mbere umuntu uza muri Gisenyi nibura Cedro Puchadas. Puchadas ariko amaze igihe adakora, hari indirimbo aheruka gukora? Oya ntayo agira, ariko nyine nibura niwe muhanzi muri Gisenyi yandikaga hip hop nyine ririyo, apana nyine ya hip hop uraza ukagenda ugakubita ibintu biri aho ngaho ngo nuko uri umuraperi. Mbega hip hop ifite message nyine ari cyo cya mbere nyine. Cedro ari hano cyangwa yazamukanye na Young P Kigali? Cedro ari Rubavu. Ari Rubavu? Waza kumuza nawe se? Cedro Cedro harabuze uramungu uraye mpamvu no kumwibuka nyine nuko nyine aba ari bwabo uvuga ati bwabo hanga kamubika respect ukawagati kabisa ndayimuhaye. Undi muhanzi ushobora gukoma Joss Kid, nawe jya numva bikora kabisa. Joss Kid nawe jya koma, hari indi bora ifite yitwa Mama, nanjye yumvise jamye hagati kabisa, abahungu barimo neza. Hari undi umwe kugira ngo twikomereze se? Undi umwe ni Grafre Entisia. Kanumva namuzi. Uri buze kunyereka project tuze nayo tuzamuhosting. Hanyuma yaga muri Gisenyi bari gutegura ama awards ya Rubavu Music Awards. Sinzi niba ibyo bintu biziho, ubu n'ama link yasohotse, link zo nazibonye, ubu link ziri hanze, abahanzi batangiye kuzipushinga mu bafana babo kugira ngo batangire abatore. Urabona ubu muri Gisenyi ibintu biri gutera imbere, batangiye kubona amajyepfo cyane, ushobora kwicara ukagaragaza impano yawe. Twabonye inzu y'ibitaramo nziza nka Kivu Intare Arena iri kuri Grand Barrier, ndakeka kuyizi. Urumva ko dusanzwe dufite amaradiyo abiri, Rubavu n'Isano. Urumva ko uko biri hari ikintu kiri kugenda kigaruka. Gisenyi ishobora gusubira muri bya bihe, noneho yabihasubira ikanaharenga. Biragaragara cyane kabisa Gisenyi ino improve ifite, usanga na competition iri mu basani kabisa, no kuvuga ngo Gisenyi bari gukora cyane kurusha Kigali nyine. Aho nuko nyine tubura nibura zambuga bya bintu wari uri kuvuga, bakubura mu baview abantu bakakubona ari benshi nyine. Izo TV ugasanga wenda niba ukoze nk'indirimbo urayikoze wenda birarangiye, ugasanga uzapfa kubona ahantu iperforminga n'abantu 10 babitse ni buba uyeretse gusa premiering indirimbo yavuze indirimbo hanze nshyashya, reka nzenguruke ku macane yose anyegereye n'amaradiyo. Why not tutazabona na mainstream ya televiziyo tugatangira naho kuba wayitwarayo, ibintu nk'ibyo ngibyo. 2030 zizaba zaraje, tuba dufite icyizere nk'abaraperi, kuko umuraperi waba ari nk'umusizi nyine abareba ejo icyo hahishe nyine. Na TV zo zizaza kabisa, zo zizaza. Nakererega byigeze hari wagerageje kuzana yitwa Mishapina, byakunda ayitwara hakurya hano muri Goma. Urumva ko rero bijyanye n'ahantu iterambere ry'igihugu riri kujya, mfite icyizere cyinshi ko nyine one day muri ibi bihe bya vuba tuzabona mainstream ya televiziyo, noneho ikajya itwunganira kugira ngo dupushinge abanyempano bacu. Byo bizaba kabisa. Hanyuma yaga muri ziriya awards zizatangwa, urabona ko nta cyiciro cy'umuhanzi mushya wenda urimo.
urumva naho gusa banomina bavuze ko batubwira gutora, batubwiye ko tugomba gutora byibuze ntiturebe mu mwaka, mu myaka 3. yes gutora urebe mu myaka 3 umuhanzi amaze imyaka akora, ubwo bashatse kuvuga ati wenda iki gihanda cyo guhera nka 2020 gutya dufatire abahanzi bose bakoze cyane tubahembera ibyo bakoze. Urumva ko hagombaga kuba harimo n'umuhanzi mushya w'umwaka, ariko icyo cyiciro ntabwo kirimo. Urumva ari nka yayo mahirwe bizabuza nk'abahanzi bashya nkamwe mutaramara nk'imyaka 15 mu muziki kuba batarigeze babatekereza kugira ngo wenda unabivugeho ubutaha icyo cyiciro kizazemo. Ngewe ukuntu mba byumva ntabwo ari ukutubuza amahirwe, kuko ukuntu wabitangiye n'ubundi muri cya kiganiro cyabanjirije nyine ubundi usanga iyo utubujije amahirwe yacu n'umwana wawe yamubujije, kuko usanga n'ubundi n'abapeti ubu ngubu nk'umupeti nk'ahantu niga sikuru, ngenda cyari sikuru ubu ngubu nta yindi ndirimbo agomba kumva, ari n'igihe n'indirimbo ya Melody atayimenya akamenya ya wa musani nyine bitewe na ntuza yawe wakoze nyine promotion ya promotion yayo ubwo nyikorera ku ishuri. Uri kumva nyine bitewe nuko ntari muri award wa mupeti ntago aramenya award byari byo nyine, ubwo nyine ni inkuru mbegi ibitse iri story abantu runaka nyine ugasanga ni ikintu babizi, ugasanga hari ibintu uri buze kugabanya muri event wateguye, hari n'abantu nyine bari muri bya bintu utashyizemo utari buze kubona. Nibyo wenda ubwo abari guteguriza award turabashimira cyane, ariko ubutaha ndabasaba ko mwazagerageza no kunomina guhemba abahanzi bakizamuka kugira ngo bibatere courage. Bura no gutatambuka ariko ukaza hariya uvuga ngo nshobora gutambuka, wenda ukona mugenzi aratambutse uravuga ati ubutanzakora cyane nangira award nzayibike mu kabati. Yaga ubu abajene bose school bari buze kureba iki kiganiro school bagomba kugira nuvuga ngo mustari w'ikigo yibarike bacabutse ugahagana he ahantu niga se riri nishoyemo tushwemo mu myuga ubushwemo ya kabiri. Ukigiye myuga ubwo ujya niga amashanyarazi electricité ndayimedita electricité kabisa. Wenda tuvuye kuri ibyo bya award twavugagaho tugarutse, hari ikibazo nkunze kubaza abantu benshi na ndagostinga hano, ubona kuba dufite amacano make platform nkeya umuhanzi ashobora kuza gupremieringira y'igihangano cyakoze cyangwa no kwamaza ibikorwa bye, bigira izihe ngaruka kuri entertainment wenda muri Gisenyi? Bituma entertainment yacu ihora inyuma, jabona nyine entertainment yacu iri hasi ukurikije views Kigali abasani b'i Kigali bagira, nuko abenshi tuba tunari inshuti, usanga nyine Gisenyi iri hasi nyine cyane, usanga nyine mbega ikintu bita talent nzi uko ari wabo wa talent ariko wagira barakibagiwe manza ari ubusirimu bwinshi na wana imwe no mu mpamvu yatumye nanjye numva mfite responsibility zo gukora YouTube channel, iyi platform nuko narebaga abanyempano dufite ukuntu ari benshi. Kabisa warakoza ako kantu ariko zigobona i Kigali umuntu muri waririmbye ngo every day so umuzi sister mano ukabona yaragafashe bro, ari umunyarwanda wese nubwo yaba ari muri Alaska azamumenya bro. Urumva nka Dorimbogo rest in peace to her, sibyo? Ariko ukabona yaragafashe man paka bimwe twavugaga, kubera ko hari umuntu wamuzanye akamugaragaza akamwishimira, ahise abona abatera nkunga, umuntu avuze ngo ngiye mwemereye indirimbo man, umuntu akajya gushutinga indirimbo ngo Dorimbogo, urumva umuntu akajya gushutinga indirimbo ngo everyday gasangira ariye kabisa, ugasanga man imuhaye umugati, urumva bikamufasha. Nyamara man biriye biba muri context ya comedy, nabyo si bibi ni byiza, ariko noneho niba hari ahantu mu Rwanda bashobora gufata umuntu nkuriye bakamugira umustar igihugu cyose kikamumenya, noneho gute noneho kuri wa muntu bafashe ya man iri shine kabisa, gute we noneho kandi ejo ndarusha no kubranding igihugu kuri level international. Ubundi ibyo dutekereza hariya muri Incredible buri sinzi niba waradusuye kuri channel yacu, kuri channel yacu hari utuntu twe dushaka abaraperi ba future, wa muraperi utazareba ngazakora umuziki narebeye kuri izi giti zitangwa nyine tumwe kugira umuntu bamukine. Ubu ngubu ni gukora nyine dufite inzozi nibura zo kuba wajya muri North American Talent, uko naraje gusanga hit yo mu Rwanda yo uyirutseho wasara nyine wasara, koko nyine ni hit isaba giti, nta bintu byo gupanika birimo to
ufite amafaranga ubu ngubu ariko utayifite utayafite talent ntacyo bikora, natwe turazifite kandi biba bibabaje, baragupromesinga ariko nyine nta muhanuzi mu babo, sinzi niko tugiye kuzajya tubifata nyine, niko bazatwihanganira, niko ubwo bashatse ko tubifata, ariko nyine nta muntu ugisenga nyine izi hiti, nibura ukora usenga hiti ati niba uncize kuri channel yawe hari umudiaspora uyikurikirana akambonamo talent ikamuvinga nyine yayo avuga ati wenda amamagara ati Kells ndashaka ko wenda yagatufasha tumukorere video ya fresh, tumukorere audio ya fresh, cyangwa se tukore na album yose, dushaka abari nge uzayicuruza wenda tukabane profit ariko birakorwa cyane man, birakorwa ariko nyine mu Rwanda usanga byarabuze, niyo mpamvu usanga n'ubundi Nigeria muri Afrika, Nigeria yo uzareye na collaboration zabo nyine usanga ziri hejuru, ntago nyine ushobora kujya kumva ngo melody nko mu ba upcoming u Rwanda rwagize bakoranye na bangahe hashize imyaka ingahe superstar, kandi abashaka abagomba gufasha nibura umuziki w'igihugu, ukuvuga ngo Meddy impamvu mutanzeho urugero, Meddy nayo muhanzi nibura muri iki gihugu cyacu ufite abaviewer benshi nyine bamureba tu, niwe muntu urebwa cyane nyine ku rwego ruri international, ku buryo no Diamond nakubwiye bose njya mbakurikirana, uragenda ukabakompara. Ahubwo Meddy wenda tubigarutse indirimbo ya Slowly niyo ndirimbo ya mbere muri East Africa y'umuhanzi wakoze wenyine atari featuring, viewership iri hejuru cyane kabisa, nyine riya ni ipeta aba yarahaye igihugu, kandi kutikunda biba byiza afashije na ba Petit Frere we mu muziki tugasapotinga, napana kuvuga ngo biri mu nzu nyine tu. yaga mbere yuko wenda tugana ku musozo wakongera ukaduha indi verse imwe. I feel my choice, y'imihanda biranyita boss kubera my dream, sinkiri kwisi nasanze abagome bibera kwisi, ngabisi ni babaya, niyo mpamvu mu maso nahindutse mubaya, zana bragging agukaya, I'm big nigana bucucu yitayaga, ndazira kudatanga giti cyangwa nkomene bancomeke diki, na TV yankina yisoya, talent yanjye irabura dala, izacu bazumva mwibanga, bitsimvye nk'abari kujya kantu kuri TV ntibazicuranga, ngo nuko tudafite ibintu wapferesheje iyo kananga, ngo nuko murara musunda tw'amajoro turara duhiga, naho ingagari zirara zitwika, sinaharutse umutima namenye yuko ibitaraka bitazima, gusa ibya make bibona isoko, niwajyani wabyibuha nyoko, jye nakwiye pasura ku bwongo, uyu munsi kumvuna umugongo, mwaciye intege ni mwaciye amaboko, ngo mirongo mba ndi ku mubago, izi fasi ni nawo mutungo, abahetasi muri mu byago, iyo byansi ngombwa nkusale, niyo ari tara si ngombwa nkubaye, I feel my choice. Mukaru uyu mujeri kumwumva gute? Arejera ariko urumva afite shahishaza yaga ibi bintu ko byakubabaje ntabwo abantu bagiye bagusaba nk'amafaranga, reka tuvuge imbwa mu mazina yazo, abantu bagiye bagusaba amafaranga kugira ngo wenda baplay indirimbo yawe cyangwa babashe kuba bakunyuza nk'umutangazamakuru runaka, ko wagiye muri verse ya mbere wabivuzemo, muri freestyle ya kabiri wongeye kubigarukaho, ibyo byo bikomeza kubaho mu basani ni benshi nyine tu, gusa nyine nanjye byambayeho, ntago nyine ijya kurishera ku rugo, ntago wavuga ikintu kitari riyo, baradusaba ariko nyine ugasanga nyine kugira uyabone bitewe n'uko uri school nyine uracyari school boy, ntago nyine guhita uyabona, ntago bikunda, family nayo ntago igusapotinga, uri kumva ubwo ntago bikunda, bigarangira nyine ugiye muri zanjye so mbi, aribyo usanga ukiheba cyangwa se ukagenda ugahena nyine yahiti yahena nyine nahoze nkubwira, nabyumvishe muri liki iriya hiti nyine usanga nyine abantu nyine benshi ntabwo byatinda, iriya hiti ya hena oya iyo uzi kuyipusha neza iratinda. Romanzi i Kigali waririmbye ngo uko mwafirana kose nta hiti ijya imara umwaka, kandi nawe nyine birangira agezeyo agahita ahindura mode, n'undi ni ukuvuga ngo buri wese aza kwereka yuko yagufasha nyine mwafatanya mukagerayo, ariko iyo mugezeyo nyine ahita akuramo nyine bamwe muri mwebwe, ubwo hakomeza bakeya nyine.
nawe byageze final nyine araduhinduka uri kumva nyine ubwo imyanda ntagakikaraga nkatwe urumva yeah iki kintu ariko wenda ubwire n'abantu wenda bari buze kuri iki kiganiro n'abandi bantu bose nakira nabo nzakira nta muntu ugiye nsaba amafaranga kabisa kugira ngo mostinge iyo unyandikiye gusaba kunyereka ibyo wakoze kugira ngo nyine niba nguha platform niguhe kuko uyikwiriye urumva nta muntu ushobora gushidikanya ku mpano ya Gaboy nkuko mumvise izo lyrics ebyiri cyangwa ndi buze gushyira link y'indirimbo yakoze muri comment muri buze kujya kumureba muraza kureba bijyanye n'uko wakiri umujene ukiri muto uri kwiga urumva udaturuka no muri famille ikize cyane ariko uburyo bagerageje gukora audio agakora video uraza kubona ko ari umujene ugerageza wihiringa kabisa niyo mpamvu umuntu nk'uyu ugiye kuvuga ngo ugiye kumusaba amafaranga nkeka ko uba ukoze icyaha gikomeye cyane n'Imana sinzi ko izapfa kukikubabarira tuba dukwiye kureba talent tuba dukwiye kugira vision ntukore ibintu just ngo ukora kushaka kwa kuntu 10, 20, 25 ntukareba iyi mpano ni nyinshi giti ikagira ahantu igera urumva niba hari umuntu uri buze kureba yaga akamumenyera hano agakunda izi verses ze akajya kumushaka kuri YouTube agakora subscribe nawe n'abasabi 10 cyangwa 20 bavuye hano cyangwa 3 nibuze kuvuga ngo hari tafari nakize ku muziki wa yaga kandi ni gutyo impano zigomba gufashwa igihe nikigera tukajya n'ubushobozi bwo gukora ama studio tukajya n'igihe cyo kuba twakora label muri ONG yacu wenda yakwe Kivu Organization turagenda tubikora tujye dufata umuhanzi nk'uyu nguyu ufite talent yandika indirimbo ifite message ubundi aze tumushootinge tumurecordinge tubikore noneho nk'akazi ntibirangirira aho tugira inyungu tubona n'abagira inyungu abona yaga wenda mu gihe turi kugana ku musozo mereze mugenzi wanjye Mukaru wenda nawe niba hari ikibazo yifuza kukubaza wenda kuko ndabizi ko n'icyabura already njyewe Black Mukaru boy njyewe nkunda abaraperi mu buzima busanzwe uri kubyumva ariko nanjye ngira indirimbo za rap za kera ariko za kera nko muri za 2010 uri kumva nanjye ninje muri industry kabisa kera urumva ndi umusaza ndi umuzamani uri kubyumva Samarke n'undi umuntu warinjiye mu muziki ntagaragare aba ari nk'inkweto ya Samarke yanjye nanagaragaye cyane zabahenze n'ubundi twaragaragaye cyane no mu ma stage y'ama expo ya kera ugasanga bagushize kuri stage inyuma nka Jay Polly araza gukubita nyuma so baguru wa danger baba gufite indirimbo nyine irenze rero njyewe ikintu nshaka kukubaza ni kimwe ndaguhereza na conseil imwe uri kureba like nko sinzi lebo uririmbiramo cyangwa umuproducer ugukorera indirimbo zawe sibyo uri kureba rap na lebo gira urapesa bisanzwe ikintu nshaka kukubaza kubera iki wibanze like ku muziki ubu muziki uri gucuruza ngiye already ndi kureba ni umuziki ushaka kuba umuraperi ariko ukanatomora sinzi niba uri kubyumva ugatereta nk'umubebi ariko muri rap yawe rap y'umujinya ya kera reka ngohereze nkuru yaba Mahoni Boni na Jay Polly iri kugenda isa nkaho iva ku isoko noneho abari kuyikora kuri buriya buryo barayivuguruye kwa ari gukora slat cyangwa agakora drill uri kubyumva yego nk'iyabagana bo muri Amerika nk'iyaba Lil Durk ba Central C n'aba drill uri kubyumva wowe ubundi kugira ngo umuntu abe umusani mwiza agomba kuba afite nka innovation ni kiye kintu weho abantu bawe muri byo byose tuvuze muri en general ni kiye kintu nanjye nabaye umufana wawe daher ubundi kwibara mu bufana bawe ni kiye kintu duteganyirije nyine cyangwa weho winjiye mu muziki uri kuvuga ati reka nanjye ngira impindura amatwara runaka muri uyu muziki nkora nk'umuhanzi bazajya banyireferaho cyangwa bizatuma tugukurikirana kwa ni nk'ikiye kintu icyo kintu cya mbere nshaka gukora mu muziki w'i Rubavu mbega nshaka gukora ikintu cyitwa umuziki ariko ntibibe umuziki gusa mbega be ikintu cyo gufasha umwana w'umwirabura niba ari mu buzima bubi yego turaryoshya nanjye izo ndirimbo uri kuvuga ndazifite ijuru hari n'indirimbo yanjye narayisohoye iri joro yitwa ukuntu turayireba sinzi kuri cano uraza kuyibona ariko boro nyinshi nyine z'urukundo umuntu arazikora ukuntu wabivuze ashaka iterambere no gucuruza
ako nyine buri muntu mu gikorwa cyaza akora branding nyine aba afite brand ye, ntago brand zasa. Ngiye brand mba nshaka nyine mba nshaka gufasha abapeti b'imihanda nibura niyo twagira class rap, kuko nukuvuga ngo hip hop impamvu yibandaho, hip hop ibamo isomo kandi no kwishura ikintu umuntu akurayo ni discipline, ya discipline. Uri kumva rero ya discipline nyifashishije muri ya hip hop yanjye nkaba nayitwara muri ba bapeti b'imihanda, kuko n'undi nanjye cyaha kinyabupfura ntago watera uburinzi, ujya gutera uburinzi arabwibanza. Ya discipline mba naragiye kuyishakisha aho ngaho ku ishuri, nkareba imyitwarire agenda nyishira muri ba bapeti batagize amahirwe nibura yo kwiga. Ya nicyo kintu mba nshaka. Ngiye nyine hip hop cyane yibanda ku buzima bubi bw'umwana w'umwirabura nyine, ariko na song z'urukundo ndazikora nyine, kandi ndanabishobora tu nyine. Nago ari nko kukudekurasa cyangwa kubyumva nabi, sibyo? Umuhanda ni mwiza, sibyo? Kandi umuhanda uberaho ibintu byinshi cyane, sibyo? Ariko ni ukuvuga ngo like ngiye ni nka conseil, noneho ya conseil ngiye kuguhereza. Urabona iyo umuntu ari kwinjira like n'urugero nko muri stade, sibyo? N'urugero iyo bavuze ngo turinjira muri stade ariko barabanza badusaki, uwo barasaka mbere, sibyo? Wese arazamura amaboko. Uri kumva twese ni ukuzamura nyine amaboko kugira ngo badusake. Uri kumva icyo kintu? Rero nko muri industry iyo urebye nka ba Logan Joe, sibyo? Ba Ishkevin nibo bari gucuruza ubu ngubu dufite, ba Bushari, uri kubyumva, ba Betray, ugasanga afite nk'indirimbo ariko sound nyine y'umuhanda nago yabura, arakurabura akongera akagaruka karabura n'urwo rukundo. Uri kubyumva ibyo bintu? Rero birasaba ntiwibande like ku bintu by'imijinya cyane, kuri depression cyane, uri kubyumva? Kuko hari igihe bahita hari subizi ko hari ishusho abaraperi bajya badufatamo ritandukanye nk'iry'abandi bantu. Iryo shusho ry'urarizi, iyo shusho ndayizi kabisa, nko mu myambarire, mu mivugire, kuba ugaragara, uri kubyumva? Ibyo kunywa ahanini rero baba bamufata ukundi kuntu, kandi yego bitandukanye n'umuntu wakora undi muziki wari wo wose. Kubyumva ibyo bintu rero kugira ngo iyo sura niyo barabasani bakuru, ubu turi kwita bakuru, bari gushaka like kugira ngo bateking on normal. Kuko nufata nko muri Nigeria, sibyo? Mwifata nko muri Nigeria, dore ba Shali Pop ni abaraperi man, ni abaraperi. Ariko reba laho afite, reba ukuntu yira laho ikozwe, uri kubyumva? Ni rap, uri kubyumva? Ariko n'umunya-R&B yayiririmba, yayibyina, bose babyishimiye nyine. Niwo muziki uri gucuruza kwa pani ibintu by'imijinya. Ko mukarari kubivuga no kugerageza kujyanisha hip hop na isi, yego, ariko muri style igezweho kugira ngo n'ubutumwa bugera ahantu hose ntibagiye yari kuko aka kanya Tupac umuzuye aka kanya, sibyo? Ukamuhereza mic, sibyo? Ntago yaza ngo we na Osborne Mwivima, ntago biba ahita hinduka reka ahita yisanisha na nugwita iyo message rundi akayitanga, ariko mu bundi buryo bugezweho buri gutya. Nibyo ubu nibyo bipeka buriya. nayo impamvu nyine ntuzaje kuyumva cyane, nayo nyine ntabwo wari wagerageje kumva neza ibintu. Ni ukuvuga ngo hip hop impamvu nyine depression nyizana, uko uri kumva ngiye mba meze nka wa mwana n'ubundi wafungiranwa ahantu, uri kumva ushaka kuhava. Ubwo rero yavuye akaramuka acitse gatoya nyine, ubanza wahamya kuri ya ngingo yakugonze itazagonga n'undi mupeti nyine uri mu nzira. Ni nk'uko buriya ni nacyo kintu buri umuntu wa Clay ino channel nyine yadukoreye nyine. Buri uri kumva ni ikintu kiba cyanshimishije, kuko we nahageze by free nyine, ahandi byansabaga ibiciro, uri kumva? Ako nibura we mbonye nyine akafite ubumuntu. Nanjye music niyo nagiye nkora zamani,
ariko ubu ngubu nyine mba mfite imyandikire mishya nunabishaka ndakuririmbira boro z'inkundo muri hip hop uradutamo boro z'inkundo se nazo reka nzigutemo baby please don't cry sinira rurenze Ferrari no barrio niyo hasi azarimenya umuceri imico n'uburanga byawe byo bintwara igifuri nkunda kashi kapucuri mucurangira ku buriri yaganda umukoboyi muri rafu nkina cobore mi bio bad boy zararyoshye ndi nka bombo chocolat vanilla urota mwaka kanya komana ushaka ko tubana nararuye ibibyana baby napejeje ho kuri style zimboba mashora mpana nka Romeo kankutemo wagwana uhita usiba ibyo binimera aho kugutana ta dread sinatuma wicwa n'imbeho wagwana urumva nyine nuko nyine niyo right ikintu ngiye bashaka basi boro man igize ikintu buri zo ziri gucuruza mami izi style zo mbazizi ariko nyine ikintu ntekerezaho manza gutekereza kuri wa mupeto ukimeze nkanjye ukiri muri ya mihanda aho kugira azahapfire aho gati nanjye nk'umuntu nyine nibura abona yuko nabashije nko gutera intambwe irutiye nyine mu bintu dukora abanza nkamurabura nyine akabanza nyine nawe akamenya inzira nyine ugomba gucuruza n'undi muhanzi nta mipaka agomba kugira ugomba kwibuka ko ugomba gucuruza by the end y'ibintu bizagera gusanga n'ubutumwa ukabutanga ku yindi site ni imyidagaduro ugomba kwidagadura ko n'ubundi utabyinira ubusa Yago boy ngiye mbivugiye imbere ya kamera za Jarud Kells wenda nanjye azamostinga kuri channel yanjye ariko ngewe uyu ni umuhanzi afite ibintu biri big muri we uri kubyumva ariko ya like ni ubundi niyo nabyita niyo hasi ubundi y'ubuhanzi in general sibyo kuko niyo unabonye nk'amateka ndaguhereza nk'urugero nka rwa Harmonize hari ubukompetisiyo yagiye akora muri Never Give Up yagashizemo urakabona karakabora bamushitinga bakamugira ariko ubungubu aba ari umwana ubungubu aba ari ibisasi uri kubyumva ibyo biborose wewe nucika intege uri kubyumva uri mwiza cyane kuruta uko ubitekereza man wowe mwiza cyane kuruta uko ubitekereza bro uri kubyumva icyo usabwa weho gukora kora cyane ukora ibigezweho ugenda nina ntusigare inyuma y'abandi bantu numve ko ufite indirimbo 13 ngo birangiye cyangwa numve ko ngo liking indirimbo z'urukundo ngo urumva nk'iyo ndirimbo uturirimbiye harimo Sound of Street harimo imitoma harimo byose man harimo kubavangira ni mix nyine biriya iyi akapelu duhaye nyuma uri kubyumva ari uwo muhanda wowe uri kuvuga wahagaze wowe watsembarayeho nk'umuraperi urimo byose nyine waturabuye kandi ni indirimbo nziza twayibyina muri boîte twayibyina muri event runaka nibyo bintu dushaka ubu kubera ibibazo abantu basigaye bifitiye ntabwo bagikunda mani ibintu by'imishinga ahubwo muhereze melody nziza umuhereze ubugambo bwiza buratuma tuza muri we indirimbo ya streaming mani nta bindi bintu usabwa gusa courage uri kubyumva kora cyane man kora cyane courage natwe dukora cyane wenda natwe ibyo dushoboye tuzabigufasha n'abanyamakuru nawe nk'umuhanzi ntuzadutengure ibyo ushoboye nzabikora kabisa biduhereze turabikene cyane imodoka twayibona iri mi garage iri miki wenda ukavuga nyine location nziza wenda y'ahantu byatandukanye kugufasha kuyibona urakubwira ati nyine kuza kuba nambaye gutya na gutya mane twabitegura kabisa ariko big taxi kabisa itandukanye n'izindi zose wakoze kugira ngo ubone byibise ko abantu bapreciate impano yawe mugenzi wawe mwazanye hari ikibazo yifuza kubaza yawe kirari nacyo mubaza akabazo fata microphone murakoze Yaga boy ngewe akabazo tubana nyine muri famiye imwe ya Incredible Kids Academy Yaga nyine ni umuhanzi dukunda cyane akantu ngewe nashakaga kumubaza ni kamwe ese uko nyine abona uriya muryango wacu ni ikihe kintu byibuze abona uri kumufasha kuba nyine awurimo izi saha
impamvu iriya family buriya ukuntu ngiye nyifotora tambara future bitewe n'undi nakubwiye ndi umuraperi ukuntu mbabara nyine njye ntago ndeba umuntu ukuntu ameze aka kanya mani nemera ko ibintu bihinduka nyine umuntu akagera ahantu kure kandi iriya famille nyine ni ba bantu mba mfitiye umutima mvuga ati uyu nguyu ngiye kumutoza kuririmba byazagira icyo bimumarira nanjye bikagira icyo bimarira twageze ahantu ku rwego runaka nyine nibura nanjye nkaba mfite location nzima tu y'abantu duhuza kuko kugenda utoragura ama Jeezy Street nyine biragora ari n'igihe usanga havuyemo abantu bagwemukira akiriya famille yacu ikintu cya mbere igenderaho snitch irayanga nyine wa muntu uri snitch nyine n'ugwasalinga paka nyine final tu yeah nicyo kintu uvuga ngo kuba uri muri Incredible Kids Academy nawe ubwawe nanjye nuzuye yes utari wenyine nkumva ari abantu nyine banyabo azaza ubona ko ibyiza biri imbere ibyiza uzaba uri muri ya famille ya Incredible Kids Academy yes urabizi buriya ko ndi mu bantu babafashije kubona ibyangombwa mu karere urigomba nyine ni akantu urigomba ni ikintu wadukoreye natwe nitugerayo ONG nziza mujye kuri Instagram urebe abitwa Incredible Kids Academy no kuri YouTube bakora ibintu byiza cyane abapeti babyina bararirimba abana muri vacances bakabyina bakafasha kubona ibikoresho by'ishuri yes ni NGO nziza byatari nazo turazikeneye zibe nyinshi nkuko wenda nanjye hari ufite Aquatic Organization reka dusoreze aha ngaha dusezere kuri Yaga asubire mu kazi hanyuma tuzasubira ubutaha n'ubundi yagazanye indi ndirimbo cyati premiering ubutaha nyine nujya kugira ikintu ukora ubwo uzamvugisha uvugishe na Mukaru uraza gufata contact ze zizarebe ko twakora ikintu noneho gitandukanye wenda n'ibyo wakoze kubera ko hari andi maboko uzaba wabonye muri icyo gihe hari ubundi butumwa watanga kugira ngo dusoze ubutumwa natanga bwo Imana nuvuga ngo gushima Imana kuba twese turi bazima ubu ngubu mu nzira naciyemo nyine ikaba yangize kabisa burya nko kwibutsa abantu mbega gushima Imana nyine nibwo butumwa mba yes akabanza kibuka nyine ko Imana ari buriya zino hasi zose dukora umuntu aba yanabigwamo ariko iyo ugiye kubona ukabona nk'umunsi uratambutse nkawe turahuje umwaka nyuma y'igihe kinini dupanga byanga tugahuza nyine ni ibintu nanjye nshimira Imana nkavuga ati imihanda se ko yari yarantwaye ishobora no kuyigwamo kumva niba muhuye n'umuhungu n'andi mateka nyine nahita amenye n'igihe turimo nyine ubwo nyine uri kumva Imana nyine iba yabikoze mbega niba yadushoboje wadushereje n'akavasi gato duhita dusoza kuva wa munsi sigaye ndeba ka gafoto kawe nkibuka wa munsi umbwira ko utazigera umemukira ntihashize long time nasanze uri ikinkwasura akabandi ushitugwa n'uturare jye wenda nuko nari nunze n'akagari bagushukisha akarift na whisky uru rukundo ni aski bagushukisha akarift na whisky urwo nkukunda ni aski uba wigize ukuntu anytime bagutigita mu rukundo ugakwaca defo zawe ziri kumbunuza yamani